Shalom, amahoro y'Imana bane nawe. Tuguhaye ikaze muri Senga Ubohoke. Tuje kuganira ibintu bitatu. Isi y'umwijima yifashisha cyangwa se Satani yifashisha n'abakozi be kurwanya umuntu. Ariko ibi bintu bitatu iyo wabimenye ugasenga, ukirinda amasengesho yawe agatesha agaciro, ntabwo isi y'umwijima ikunesha. Ngaho reka tubanze dusenge, hanyuma tubone kuganira ibintu bitatu. Mana, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Ni umwanya mwiza tuje kuri Senga Ubohoke. Manura umwuka wawe n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Amavuta yawe agiye guca mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ahumure abaza hano kuri Senga Ubohoke, uje wese ahave afashijwe, ahave ahumutse, kandi ahave ahawe imbaraga, ahave yongeye gukangurwa ndetse no kungurwa ubundi bwenge mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Nanjye ndasenze kugira ngo mpinduke akanwa kawe mu mwanya wose tugiye kumara. Urakoze Mwami, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uvugane na buri wese uje kuri Senga Ubohoke, ntasubire yuko yaje. Uje hano kuri Senga Ubohoke, uje kuri iki gicaniro cyitwa Senga Ubohoke, ntasubireyo uko yaje. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka, dusenze twizeye, amen, amen. Imana ikugirire neza, ugize neza kuza hano kuri Senga Ubohoke. Ni igicaniro rero gikorera ku mbuga nkoranyambaga cyitwa Senga Ubohoke. Mbere rero yuko dukomeza, nkubwiye ko nje kuvuga ku bintu bitatu isi y'umwijima yifashisha n'abarozi bifashisha kugira ngo babashe kunesha uwizera. Ariko uwizera by'ukuri ntashobora kuneshwa. Haneshwa utizera by'ukuri, hagatsindwa utizera by'ukuri. Ikindi hagatsindwa umunyabyaha wivuruguta mu byaha, ubivamo ajya mu bindi byaha. Umunyabyaha ni iki? Ntarakomeza kugira ngo nsobanure umunyabyaha umwumve. Buriya umunyabyaha, umupagani n'umukiranutsi ni abantu batatu. Hari umunyabyaha, umupagani n'umukiranutsi. Umunyabyaha ntabwo atandukanye n'umupagani. Umunyabyaha ni wa muntu witwa ko yamenye Imana ndetse asenga Imana ndetse akaba azi n'amagambo y'Imana, ariko ya magambo y'Imana akayibunza, ntakore igihuye n'ayo magambo y'Imana. Ni ukuvuga ngo umunyabyaha ni wa wundi wumva amagambo y'Imana ntayakore, ntakore icyo ijambo ry'Imana rimubwira, akava mu cyaha ajya mu kindi. Agereranywa n'umunyamwanda. Umunyamwanda iyo abonye umwanda, yaba ari mu mwenda we, uwo mwenda arongera akawambara kandi abona ko wanduye. Uko wanduye niko hajyamo undi mwanda, ukazasanga noneho wa mwenda wose wamaze kwangirika. Ariko witwa umunyesuku, si uko umunyesuku umwanda uba utamugezeho, ahubwo we iyo yambaye umwenda akabona uranduye, ntabwo awusubiramo, abanza kuwumesa akabona kuwambara. Uwo niwe mukiranutsi. Ntibivuze ko umukiranutsi adashobora gucumura, ariko iyo tuvuga gucumura ntabwo abigambirira mu mutima we no mu bitekerezo bye. Ugambirira mu mutima we gucumura aba akoze icyaha nkana. Reka tuve aho ngaho. Kandi biravuga ngo ukora icyaha nkana abizi kandi abishaka, nta kindi ategereje kiretse umujinya w'Imana uzakongora abanzi b'Imana. Umukiranutsi rero cyangwa umwana w'Imana, nari ndimo mvuga ko umwana w'Imana ntashobora kugambirira gukora icyaha, ntashobora kugambirira gukora ibibi.
icyakora ashobora kwisanga yavuze nabi, yatekereje nabi, ariko ntayapurika, ahita yihana, agahita yisukura, akisukura akoresheje amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo adusukura. Reka tuva aho ngaho rero nje kuvuga ku bintu bitatu isi y'umwijima yifashisha kugira ngo, ubwo ndavuga uwizera, umukiranutsi, ntabwo nkivuga umunyabyaha cyangwa umupagani, ndavuga wa mukiranutsi w'Imana, usenga, wizera Imana. Ni gute Satani amushaka, aca mu zihe nzira kugira ngo arebe ko yamuca intege, aca mu zihe nzira kugira ngo arebe ko yamufata umurozi, akoresha yahe mayeri kugira ngo afate wa mukiranutsi w'Imana. Na yahe mayeri? Ni ibintu bitatu rero tugiye kuvuga. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Icya mbere rero, reka dusome ijambo ry'Imana hano, dusome ijambo ry'Imana hano. Yobu igice cya 31 n'umurongo wa 35 handitse ngo, iyaba hari unyumvise, dore ngiki igitekerezo cyanjye, ishobora byose ninsubize, nanjye mbona ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Reka nsubiremo iri jambo ngo, iyaba hari inyumvise, dore ngiki igitekerezo cyanjye, ishobora byose ninsubize, nanjye mbone ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Matayo 26 umurongo wa 59 ngo, maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Nongere nsubiremo nanone, maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe. Ese waba usobanukiwe iby'iri jambo? Ese waba wumvise iby'iri jambo? Ese wumvise icyo rivuze? Ngo maze abanyarukiko bashakisha ibirego by'ibinyoma kuri Yesu ngo babone uko bamwica. Isi y'umwijima ntabwo itandukana n'ibirego. Isi y'umwijima ntibishoboka kwitandukana n'iki? N'ibirego. Ishakisha ibirego uregwa. Nyuma yo kubona ikirego mu isi y'umwuka, ubwo kaba kakubayeho ikirego cyabonetse. Wibuke ko umuririmbyi aririmba wa 91 akavuga ngo, amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu bidukiza uburyo bwombi bw'urubanza, bidukiza uburyo bwose bw'urubanza n'imbaraga mbi z'ibyaha. Ibirego iyo byabonetse ku buzima bwawe, ikirego, urugero rwa hafi, ubwo ndavuga kuri ba bantu batarabera, ba bantu badakiranuka, ba bantu n'ubundi batagerageza kwirinda. Nubwo Satani iyo yagushatseho ikirego atakibura, ariko hari igihe uregwa ibiba biri byo. Iyo uregwa ibiba biri byo, wabigizemo uruhare, wacumuye. Ubundi ibirego mu isi y'umwuka, ibirego bitagira agaciro, bidafata, ni bya birego by'imfabusa, ni bya birego bidafite icyo bishingiyeho. Urugero rwa hafi, uzumva hari nk'abantu bavuga ngo runaka rirata. Buri icyo kiba ari ikirego mu isi y'umwuka. Runaka n'umwibone, icyo kiba ari ikirego mu isi y'umwuka. Uzumva abantu bavuga, uriya nawe yiciye ku bantu, yavuye ku bantu, yatwishituyeho.
icyo gihinduka ikirego mu isi y'umwuka. Abadayimoni basamira hejuru icyo urezwe. Noneho rero reka tuve kuri ibyo birego bisanzwe byo mu myitwarire. Iyo habayeho gukora rero nk'ibyaha bikaze, gusambana, kuko abankurikira bo ubundi umuntu usenga cyangwa umuntu uzi Imana, gusambana cyo ni iyindi kategori. Gusambana, gukora imibonano mpuzabitsina, cyo ni icyaha ubwacyo, cyangiza nyiracyo, kikangiza n'uwo bahuye, mbega bombi baba basamba bapfa. Ijambo gusambana rituruka gusambana rituruka ku nshinga yitwa gusamba. Ubwo urumva gusambana, abantu babiri barimo barasambana berekeza gupfa, mu rupfu. Kuko ubundi gusamba ni ryari? Ni cya gihe umuntu aba ararwana agira ngo arimo arashira mu mwuka. None nibyo bita gusamba. Gatera akaguru cyangwa se ukabona arimo arasa nkaho atera amaboko gutyo cyangwa umutwe gutyo ariko bitamukundira. Ibyo nibyo bita gusamba. Ubwo rero abasambana bombi baba barimo barerekeza mu rupfu. Impamvu yabyo yuko baba barerekeza mu rupfu, icyo cyo ni icyaha kindiza abadayimoni mu buzima bw'umuntu. Wenda ushobora kuba ari ubwa mbere unsanze uje hano ku gicaniro cyitwa Senga Ubuhoke. Gusambana ni icyaha kindiza abadayimoni benshi mu buzima bw'umuntu. Kuko usambana nawe, iyo ugize ibyago ugahura n'umusore warongowe, wasambanye n'abakobwa 50, 100, 1000 gutyo kuzamuka, ba bandi bose aba yararyamanye nabo, imyuka y'abo bantu iba imurimo. Ubwo we musore cyangwa umugabo iyo winjiye aho ngaho, uyora ya myuka y'aba bagabo ikinjira mu buzima bwawe. Dore impamvu y'imyaku, dore impamvu y'imikoshi, dore impamvu yo kubona ubuzima bw'abantu bamwe na bamwe bwangirika. Noneho sasa umukobwa nawe, ni ukuvuga ngo niba umukobwa ari uhuye n'umusore wasambanye muri ubwo buryo, ya myuka y'abo basore bose imwinjiramo. Noneho ibaze niba umukobwa yarahuye n'abasore bagera mu 100, agahura n'abasore bagera muri 500, 1000 cyangwa se 10, 20 kuzamuka. Urumva uwo muntu abarindira mu isi y'umwuka, abari ikindi kintu. Niyo mpamvu ubundi mu ijambo ry'Imana mu gihe cy'isezerano rishya, wafatwaga yasambanye mu mategeko ya Mose yicishwaga amabuye, kuko n'Imana yaravuze ngo uwo muntu mujye mumwica, mukure ikizira muri Isirayeli mu mategeko ya Mose. Ubu rero turi mu gihe cy'ubuntu, aho amaraso Yesu Kristo ashobora kugukuriraho cyangwa se ashobora kuguhanaguraho icyo cyaha. Ariko ntibivuze ko ba bantu baba barinjiye mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo icyaha ububabariwe, ko icyaha nticyakubuza ubugingo, ariko ya myuka ya ba bandi binjiye mu buzima bwawe bo bavanwamo n'umuntu wagiriwe ubuntu, agahishurirwa, agaca muri deliverance, cyangwa agafata ibihe byo gusenga, byo kwibohora, cyangwa agashaka umupasiteri cyangwa se undi mukozi w'Imana ufite amavuta, ujijutse, usobanukiwe isi y'umwuka n'imikorere yayo, akabohora uwo muntu. Akabohora uwo muntu. Urumva rero icyo cyo wagikoze, icyo cyo gihinduka nta nubwo ari n'ikirego gusa, ahubwo icyo cyo ni ikirego cyicisha nyir'ubwite wakoze ibyo bintu. Mu mwuka rero, isi y'umwuka kugira ngo ikore bisaba iteze ibibazo. Abadayimoni kugira ngo bateze ibibazo, abarozi kugira ngo binjire mu buzima bwawe bagutsinde, ni ngombwa ko hagomba kuba hari ikirego mu buzima bwawe. Nta kirego gihari mu buzima bwawe, ntabwo abadayimoni bashobora gupfa kwizana gutyo ngo bihuruze. Ntabwo abarozi baza ngo bakuneshe igihe nta birego bikuriho. Igihe uri mu buzima bwejejwe, uri mu buzima bukiranuka, kandi ukaba uzi gusenga Imana no gusabana n'Imana, hari bimwe na bimwe bidashobora kukugeraho. Mwumvise rero Yesu yari umukiranutsi.
kugira ngo afatwe ajyanwe mu nkiko. Uwo ni Yesu Kristo. Byabaye ngombwa ko babanza gushaka ikirego agomba kuregwa. Biba ngombwa ko bahimba n'ibirego by'ibinyoma. Muri ibyo birego bagambiriye kugira ngo ibyo ari byo bituma bamujyana mu nkiko. Nibamara kumujyana mu nkiko babimushinze, nibamara kubimushinza bimuhame, bityo bamwice, byitwa yuko yahemutse cyangwa yakoze ibyaha. Mu isi y'umwuka rero, kugira ngo umurozi akugenze abanza gushaka ikirego. Hari igihe umurozi aba adafite gahunda yo kukwica, ariko agira ngo akuzinge, uzapfa utabyaye, uzapfa udashatse. Hari igihe umurozi ashobora aba kugenza kugira ngo agufunge ntuzigere utera imbere, uzapfe uri umukene, cyangwa se urugo rwawe rusenyuke niba uri umugore ufite urugo. Ubwo rero abanza gukereya ibirego bitandukanye. Umurozi ashobora guteza umwuka hagati y'abantu babiri kutumvikana, akabateza dayimoni yo kudahuza no kutumvikana. Noneho kwa kudahuza kw'aba bandi babiri hakavamo gushyogozanya no gutongana. Za ntonganya ziragenda zigahinduka ikirego mu isi y'ikuzimu cyangwa mu isi y'abadayimoni. Abadayimoni noneho bakabona urwaho rwo kuba bashobora gusenya umuryango ku bashakanye, cyangwa relationship ku bari muri relationship. Rero bisaba kuba uri umukiranutsi, bisaba kuba ufite umutima wera, bisaba kuba ufite umutima utinangira, bisaba kuba udafite umutima nk'uwa Satani. Tubona Satani yarinangiye. Buri Satani yarinangiye. Iyo dusomye muri Ezekiel igice cya 14 n'umurongo wa 10 aho ngaho kuva ku murongo wa 12, tubona ibyo Satani yibwiye mu mutima. Aravuga ngo azazamuka arenga inyenyeri z'Imana, hanyuma intebe y'ubwami yiwe ayishyire hejuru y'intebe y'Imana, nawe abe nk'Imana isumba byose. Ariko Imana ivuga ngo uzamanuka ngute mu rwobo, muri ya ndiba ya rwa rwobo rw'ikuzimu. Ntabwo Satani yigeze, n'igihe yari amaze kujugwa mu isi, ntigeze agira agatima ko kwisubiraho ngo avuge ati dore ndirukanywe mu ijuru, reka nce bugufi ngende nsaba Imana imbabazi. Uwo mutima ntabwo yari awufite. Ngiki kiranga umunyabyaha buriya. Nubona nushaka kumenya ngo umuntu ni umunyabyaha cyangwa umukiranutsi, umunyabyaha ni wa muntu utajya uva kwizima ngo yemere amakosa, yemere ibyaha bye, yemere no kurisabira imbabazi. Niko abanyabyaha batera. Ariko umukiranutsi we, urugero rwa hafi, Petero amaze kwihakana Yesu inshuro 3, yahise yirukankira gusaba imbabazi, ararira aborogera Imana asaba imbabazi. Ariko uwitwa Yuda we ananirwa gusaba imbabazi, ahubwo aragenda ariyahura. Yaricujije ariko ntiyakwihana, aragenda ariyahura. Yuda yabuze ubugingo. Tuvuye aho ngaho rero, igihe rero icyo cyaha wamaze gukora icyaha nk'icyo, cyangwa habonetse ikirego ku buzima bwawe, bihesha uburenganzira abadayimoni kukwataka. Noneho ibirego ubwo bigendana n'ibihano. Ubwo icyo ni icya kabiri. Nuvuga ngo umurozi aba akeneye ikirego. Iyo ikirego yakibonye, icya kabiri kwanza ni urubanza. Utangira gushyirwa mu rubanza. Icya gatatu ugashyirwaho ibihano. Mwabyumvise yemwe? Nongere mbisubiremo. Mu isi y'umwuka, Satani n'abarozi bashakisha ikirego ku buzima bwawe. Iyo ikirego cyabonetse, mu isi y'umwuka ucirwa urubanza mu gice cy'abadayimoni. Noneho wamara gucirwa urubanza, mu isi y'umwuka icya gatatu hakaza igihano. Hari abantu baca mu bibazo rero bishingiye ku bihano by'abadayimoni. Hari abantu baca mu bibazo bishingiye ku bihano by'abarozi. Hari abantu baca mu bibazo bishingiye ku bihano bya Satani. Kugira ngo wumve icyo ndi kuvuga,
Wumvise turimo turasoma iri jambo, reka tongere turisome uryumve. Yobu uko yavugaga. Yobu we uko yavugaga muri iki gitabo mu gice cya 31:35 yaravuze ngo iyaba hari unyumvise, dore ngiki igitekerezo cyanjye, ishobora byose ninsubize, nanjye mbona ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye. Urumva kugira ngo Yobu nawe ubwe ku giti cye yari yarasobanukiwe ko hari ibirego umwanzi yandika ku buzima bwe, agashaka rero kugira ngo avugane n'isumba byose imusubize. None namara kuvugana n'ishobora byose imusubije, ayibaze ngo ese ibirego byanditswe n'umwanzi wanjye ni ibihe? Kuko yarabizi ko mu mwuka nta cyaba ku buzima bw'umuntu kitabanjirijwe n'ikirego. Ibi rero bari banabizi. Nanone aba batambyi bakuru n'abanyarukiko ntabwo babashaga gufata Yesu ngo bamwice hatabonetse icyo bamurega. Niyo mpamvu Matayo 26:59 havuze ngo maze abatambyi bakuru n'abanyarukiko bose bashaka Yesu ho ibirego by'ibinyoma ngo babone uko bamwica. Ibirego by'ibinyoma ngo babone bagire gute uko bamwica. None 27:39 akavuga ngo bashyira hejuru y'umutwe we ibirego bamureze, byanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Dore ikirego cyicishije Yesu ni iki ngiki, kuvuga ngo ni umwami w'Abayuda. Bashyira hejuru umutwe we ibirego bamureze, byanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Umurozi ashobora kukurega ikirego cyo kuvuga yuko ushaka gutera imbere ubwacyo, akabigirira ishyari gushaka gutera imbere, akavuga ati yego mumurwanye, arashaka gutera imbere, mumurwanye arashaka kubaka urugo, mumurwanye arashaka gucuruza, mumurwanye arashaka kujya mu ijuru, mumurwanye arashaka gukorera Imana ubwabyo byahinduka ikirego mu isi y'umwijima. Si bibi, ariko abadayimoni nyine ubwabyo ibyo ngibyo bishobo mu ruhande rwabo, muri kote yabo bo baba bumva ari bibi. Bo ushaka gukorera Imana muri kote abadayimoni ntibaba bishaka, babumva ari bibi. Noneho sasa ibi birego bikurwaho n'iki? Ku bwacu twebwe bikurwaho no kwizera Yesu Kristo. Wibuke ko umuririmbyi w'120 aravuga ngo Uwiteka umucamanza w'ukuri, iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Noneho sasa hari urubanza Imana ishobora kuducira, hari urubanza Satani aducira n'abarozi baducira. Navugaga rero mu gice cya kuzimu urubanza ducibwa n'abana b'umwijima, cyaribo aribo barozi, urubanza ducibwa n'iki na Satani n'ingabo ze. Noneho iyo mu gice cy'ikuzimu bamaze kugucira urubanza, ubwo baravuga bati tumufatire ibihano. Urugero rwa hafi tubona ibibera hano mu isi y'ibigaragara. Kugira ngo igihugu cyacu gifatirwe ibihano babanje gushaka ibirego by'ibinyoma. None ibihano kano kanya ntago barabifata neza, ariko amahanga murabyumva mwebwe abakurikirana amakuru by'ibibera mu gihugu cyacu. Kugira ngo nyine igihugu cyacu gifatirwe ibihano gutyo, ni ukuvuga ngo hari ibirego byabanje gushakishwa na Kongo itangira ku birego u Rwanda. Amahanga amwe namwe ashaka gufatira u Rwanda cyangwa igihugu cyacu ibihano. Niko bigenda no ku muntu ku giti cye. Buriya hari ibibazo ucamo ariko ari ibihano by'abadayimoni. Uramutse uhinduye uburyo bwo gusenga, wahajyaga wibaza se ndazira iki nakoze iki? Hari ibirego byinshi uregwa mu isi y'umwijima, hari ibirego uregwa na Satani n'ingabo ze, hari ibirego uregwa n'abarozi n'abakonikoni. Ibyo birego rero ugomba kubifatira igihe, ugafata ibihe byo gusenga, ukabitesha agaciro, uhagaze mu ijambo ry'Imana rivuga yuko abari muri Kristo Yesu
nta teka bazacirwaho. Abaroma 8:20. Reka dusome igitabo cy'Abaroma ubyumve. Abaroma 8, igitabo cy'Abaroma, ndi kuvuga ijambo bugomba gusengeramo. Abaroma igice cy'8. Kuva ku murongo wa 33 handitse ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Aha aba bavugwa ni intore, ntabwo ari abanyabyaha. Bishatse kuvuga ko umunyabyaha we aregwa bigakunda, umupagani araregwa bigakunda, ariko uvugwa hano ni intore. Bivuga ngo ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ari izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni intore zikivuga ko ntawe uzaziciraho iteka, ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari uburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Reka ngarukira aho ngaho. Urumva ko ijambo rivuze yuko ntawubasha kurega intore z'Imana. Intore z'Imana, ninde uzarega intore z'Imana? Ubwo rero iyo tuvuga intore, ni wa muntu nyine watoranyijwe n'umwami Yesu Kristo, yamara gutoranywa n'umwami Yesu Kristo akagendana nawe, akabana n'umwami ibihe byose, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwo kwirinda icyana gisa nacyo, mu buryo bwo kugendana n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Uwo niwe witwa intore y'Imana. Niwe igihe abana b'umwijima bashatse gushaka kumufatisha ibirego, uwo niwe usabwa gufata amasengesho akabitesha agaciro mu buryo bw'isengesho, yifashishije iri jambo rivuga ngo ninde uzarega intore z'Imana. Ariko witonde ahangaha, igihe, reka ngusomere iri jambo riboneka mu Kuva. Reka ngusomere iri jambo riboneka mu Kuva, igice cya 23 n'umurongo wa 7. Wirinde cyane ibirego by'ibinyoma, ntukice utacumuye, ukwiriye gutsinda umuziza akarengane, kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha. Reka nsubiremo. Wirinde cyane ibirego by'ibinyoma, ntukice utacumuye, ukwiriye gutsinda umuziza akarengane, kuko ntazatsindishiriza umunyabyaha. Imana ntabwo itsindishiriza umunyabyaha. Imana itsindishiriza umwizera wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, kandi uba witeguye kureka ibyaha bye, kureka ibyo akora akabireka burundu. Imana ikugirire neza. Mvuze ibintu bigera muri 3 abarozi bifashisha n'isi y'umwijima yifashisha kugira ngo iguteze ibibazo. Icyambere tuvuze ikirego, ugomba kuregwa. Icya kabiri tuvuze nyuma y'ibirego kwinjizwa mu rubanza. Icya gatatu tuvuze iki? Ibihano. Ni ibintu 3 isi y'umwijima yifashisha. Iyo ibyo byabonetse rero, ubwo mu buryo bw'umubiri ushobora gutangira guhura n'ibibazo runaka, ntumenye inkomoko yabyo, ntumenye imva n'imvano ziyabyo, kandi imva n'imvano y'ibibazo urimo uracamo bikomoka ku birego uregwa. Haba hakenewe rero iki? Amasengesho agomba gusiba ibirego uregwa. Ariko wumvise ko ijambo dusomye, Imana idatsindishiriza umunyabyaha. Ntabwo itsindishiriza iki? Umunyabyaha. Twabonye umunyabyaha n'uwuhe? Umunyabyaha ni wa muntu uva mu cyaha ajya mu kindi. Ni wa muntu
utemera ko utemera icyaha ngo agisabire imbabazi, ajya imbere y'umwami Yesu asaba amaraso Yesu Kristo kumweza. Ni wa muntu ushobora kugihemukira mugenzi we, gukomeretsa mugenzi we, gusitaza mugenzi we, ntabe yagira ubutwari bwo gutera intambwe ngo amubwire ngo pardon, nakubabaje. Uwo niwe munyabyaha, uwo niwe muntu, uwo muntu ndetse bafite n'umutima wenda kumera nk'uwa Satani. Buri muntu udashobora, utava kwizima ku kibi, utava kwizima ku kibi ngo yemere ko yakosheje, atera intambwe avuga ati nakosheje, aba afite umutima wa gisatanike. Satani niwo mutima agira. Satani ntajya yemera amakosa. Satani imbere y'Imana ntiyigeze yemera ikosa ngo yagire gute yihane. Noneho sasa iryo ko uwo mutima yari afite yaraje awutera muri Adamu na Eva. Imana igendereye Adamu iramaze ati Adamu urihe? Undi ati numvishe imirindi yawe njya kwihisha. Imana iramubaza aho ntiwariye kwa cya giti? Ntiwariye kwa za mbuto nakubujije? Adamu ho yakavuze ati yego mwami nakiriyeho mbabarira. Aravuga ati oya, ni umugore ni wa mugore wampaye, niwe wampaye za mbuto ndazirya. Imana ibaza iti yewe wa mugore wakoze iki? Umugore ati ni inzoka yanshukashutse ndazirya. Ari umugore yari yamaze guhumanywa, yahawe umutima wa daimoni cyangwa wa Satani. Ntiyahita aca bugufi ngo avuge ngo mbabarira Mana, nibyo koko nazisoromye nzi umugabo ngirira imbabazi. Umugabo nawe ntiyagira umutima wo kuvuga ngo nibyo koko naziriye mbabarira. Mbega bitanye ba mwana. Nguko uko bigenda iyo Satani yinjiye mu rugo, yinjiye muri relationship, yinjiye mu mutima w'umuntu. Nta muntu wemera amakosa, nta muntu wemera icyaha cye. Ibyo rero iyo yinjiye muri urwo rugo, niba ari urugo, kubashakanye urwo rugo ruba rugomba gusenyuka byanga bikunda. Niba batangiye kubana nta wemera amakosa ngo ayasabire imbabazi. Muri relationship nayo, iyo relationship itiriduka, itisenyuka igihe abo bantu babiri bari muri relationship, ubwirwa ko yakosheje atemera ikosa rye ngo arisabire imbabazi, iyo relationship birangiye. Satani nuko yashaka gusenya ibintu, afata umutima nyine nk'uwiwe akawutera mu bantu. None mu ikindi gice, ku muntu uteye gutyo ntashobora gucika imbaraga z'abaruzi. Ku muntu uteye buriya no kuvuga ngo umurozi kugira ngo agufatishe bisaba kugira ngo habe n'ubundi hari za kamere runaka ziri muri wowe zidacika zitaranduka. Muri we habe hatari ugukizwa neza, haba hari ugukizwa ko mu makanwa gusa, atari ugukizwa ko ku mutima. Habe hari ubukristo bwo ku rurimi ariko atari ubukristo bwo ku mutima. Imana iguha ubukristo bwo ku mutima, uhinduke neza mu izina rya Yesu, upfe muri kamere, kugira ngo ku buzima bwawe hataboneka ibirego ubwami bw'umwijima buzajya bugufatisha. Reka rero nkwibutse kimwe ku ntore y'Imana. Ku ntore y'Imana ijambo ryavuze yuko ntawe uzarega intore z'Imana. Rirabaza ngo ese ni Imana kandi ariyo yatanze umwana wayo, ariyo yitanze igatanga umwana wayo ku bwazo. Ikongera ikabaza ngo ese ni Yesu Kristo kandi we Yesu nawe ariwe wazitangiye ndetse akanazipfira. Ni ukuvuga ngo rero abari muri Kristo twebwe nta teka ducirwaho. Imana amahoro ikugirire neza. Ndagusengera kugira ngo ibirego byose byari bikuriho by'ibinyoma bitagaciro, iby'ukuri wiyiziho ubisabira Imana imbabazi, kandi uhita uhinduka. Numara guhinduka na bya bihano waruriho biravaho. Ndagusengera ngo ibirego n'imanza zikuriho amaraso Yesu sabisibe, n'ibihano amaraso ya Yesu abikure ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Buri gihano cyose washyizweho n'umurozi agushinza kwirata, agushinza ubwibone,
agushinza kutavuga, agushinza kushaka gutera imbere, agushinza kushaka kubaka umuryango, agushinza kushaka kuva ku rwego ujya ku rundi, ibyo bihano ndabitesha agaciro mu maraso Yesu Kristo yakumeneye ku musaraba, mu mbaraga z'Umwuka Wera ndatura ngo bitagaciro, ndatura ngo bitagaciro, ibyo birego bitagaciro, ibyo bihano bitagaciro mu izina rya Yesu Kristo, ibyo birego bitagaciro mu izina rya Yesu Kristo, ibyo bihano bitagaciro mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Umwuka Wera n'imanza zose zikuriho ndazisibisha amaraso Yesu Kristo, ndazihanaguza amaraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba, mu mbaraga z'Umwuka Wera, mu rupfu n'izuka rya Kristo twabaye abakiranutsi duhindurwa abera bisumba byose. Satani nta rubanza ruturiho, cesha imanza zari ziri mu gice cya kuzimu, cesha imanza mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndasesa imanza zindiho, ndasesa imanza ziri kuri uyu nguyu, ndasesa ibirego biri kuri uyu mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndasesa ibirego bindiho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndatesha agaciro ibyose abarozi bandegaga mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndatesha agaciro imanza zari zindiho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nawe nkurikiranye ntesheje agaciro imanza zari zikuriho mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndetse n'ibihano wari warafatiwe n'ibyo wendaga gufatirwa ndabitesha agaciro mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Nkwatuyeho ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana bihanagura ibirego, bihanagura imanza, bihanagure ndetse bifute burundu ibyari bihano waruriho. Niba waruriho kuri krize y'inkoni y'abadayimoni nyikuvanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Niba waruriho uruzingo ari igihano cy'abadayimoni ntivanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Niba waruriho uburwayi buturuka ku nkoni z'abadayimoni n'ibihano by'abarozi mbivanyeho mu izina rya Yesu Kristo. Niba waruri mu bihe bigukomereye by'imibereho, kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo, kwishyura inzu ari ikibazo, bituruka ku nkoni z'abadayimoni n'imyuka mibi, ndasiba ibyo mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Niba wafataga amafaranga akaguca mu myanya y'intoki ntumenya waciye, ari inkoni z'abarozi, ari ibihano abadayimoni bagufatiye, ndabisiba mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndabisiba mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo, ndabisiba mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Zopetese kiria holy patasakrababa la patasakrababa rioboreze kiria. Ndabona hari abantu Imana ikuyeho inkoni z'abadayimoni, hari abantu Imana ikuyeho ibihano by'abarozi, hari abantu Imana ikuriyeho ibibazo byaterwaga n'ibihano, ndetse ibyo bihano byari bishingiye mu myitwarire yanyu. Amaraso Yesu Kristo akuyeho ibyo bihano, imbaraga z'Umwami zigukuriyeho ibihano, izamurira icyubahiro wowe waje kuri senga ubuhoke. Ariko ntukongere gukora icyaha kundi, ntukongere kugira imyitwarire itariyo, ahubwo uhinduke rwose kandi ugire umutima uca bugufi, wemera kuganduka, ugandukire Imana, ugandukire n'abantu. Yesu agumugisha. Shalom shalom. Ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muri hose. Yesu abagirire neza, Yesu akurwanirire. Wowe waruje utaraduha subscribe, utarakanda subscribe ngo ujye ubana natwe ibihe byose, dusigire subscribe ndetse ukande like na share kugira ngo tujye tubana nawe igihe cyose tuje, ujye ubasha kumenya ko twaje. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Shalom.